Ari n'abore ejo bundi natashye ubukwe babura indirimbo mugeni ari busohokeremo basohokera mu ndirimbo yo kwamamaza n'ukuri hari indirimbo bajya baririmba ngo tinda smartphone ku giciro nk'ikimineke tinda mbona umugeni arasohotse bari bavuze ngo dushaka indirimbo ya gakondo iyo ari yo yose DJ atari ko hariyo mfite y'amake make ngo tinda smartphone ku giciro nk'ikimineke tinda ata makwenja nta ko mbona afite ibibazo nigumire mu anniversaire sha ntago muze abavumbyi twararushye mujya mutaha amakwe nta muntu ugira discipline nk'umuntu uri mu bukwe atazimo umuntu n'umwe uzuka abantu bose amure bakabasuhuza kandi abasuhuza ameze umuntu arakwitegereza mwiriwe neza ugahagarara ukareba ukabona nta muntu n'umwe uzi none ari gihe ugira umwaka ugasanga uziranye na photographe ukahita ubona ahantu ari kwirebera amafoto ukahita uza ngo yo ngo bimeze bite se mwahagararana ngo buretse njye gufotorera mugeni ukongera ugasigara uhagaze wenyine mwajya kwiyerurira icyo gihe wowe umeze nk'umuntu wagiye kugura agakingirizo harimo abantu benshi muri farumasi umuntu wese uje ngo tambuka nta kibazo tambuka nta kibazo abavumbyi bararushye Ladies and gentlemen, put your hands together for Rumi. Yo, what's up? What's up? Any kind of piano song, DJ, what's popping? Umeze mute? Umeze neza? Ndabizi ko mu ndeba. You're performing Tom Close. Man, ndagukunda pe. Living legend, icon, Rusine Patrick. What's popping? Warabyibushye cyane man. Usika ugera amaguru akora nawo bro. Man, ntabwo watangira kubabuka mu mayasha? Huh? Huh? He's my boy. Man, icyo kibazo ngo baje sinakibaza. Clapton Kibonga. Uko agenda turabizi. Mumeze mute? Tom Close. Natewe amaraso. Amashasha 3. I was about to die. I'm feeling myself. Kuma ndahanga nishimye sibyo? Tom Close baravuga ngo iyo umuntu atewe ngo amaraso ngo agira karakteri sinzi niba ari byo ngagira karakteri z'umuntu umuntu waguteye amaraso niba akunda biya nka Rusine ushaka kuva mu bitaro ujya mu kabari urumva bane amaraso ariko Imana nagize mu maraso bane amashashi 3 nta shashi ya supermanager yari irimo imashine yo mara koroherwa bane amaraso ya supermanager muganga wamvuriye mwayizijana ufite imodoka umeze mute bon ntabwo nigeze nivuga nitwa Rwagaju Rumi ni izina nakuye kuri papa passing away a couple of years ago yishwe na corona. Rest in peace legend. If it wasn't for him I wouldn't be performing here today. Man, nagize comedy passion yanjye nakunze comedy ever since I was young. Ntabwo nigeze nifuza guperforminga kubasetsa. You guys have never. Piano song wayibuze. What's popping? Merci. Ntabwo naguye muri koma ndakibuka. Man, ntabwo bari bukwishire. Umeze mute? Abastari mu nyubako. My boy. Chusa. What's popping? Twariganye muri usigaye wirengagiza warakize. Man, amapiano wayibonye? Nakwibutsaga inshingano zawe bro. Man, baraguha amafaranga. Nakomeje kubona urimo kubikora bro. Man, byambabaje. Kandi beef niyo twava hano turaza kwinjira nawe. So narimo kubasobanurira. Papa yitwaga Ruzinda na Michael. Rumi ni RUMI. Yari umunyarwenya cyane back in the day. Hari habayeho bitewe na history igihugu cyacu yarahunze ajya muri Uganda. Nko muri 90 back in the 90s.
agezeyo urumva papa icyabaye yarishongoraga cyane ahubwo rero abantu bishongora mugire muri urimo ureba resani yanjye ho ngo nereba nk'agahehesi nereba nk'agahehesi njyewe y'umudemobe wowe haguruka bakurebe tayo ufite haguruka uteye neza nishimye cyane kuba ngeze hano man nshobora no gutereka microphone hasi nkigendera kubera ko that's my dream being here maze iminsi papa kimara gupfa naje kubana na mukuru wanjye mu Gatsata ariko mukuru wanjye n'ubundi tugiye gukora divorce dutandukanye kuko nagashaka gukaraba urumva sinabana n'umuntu udakaraba urumva tuva ku kazi twese nkaza nkamara gukaraba nimugoroba ngasanga ari kuri WhatsApp nkamubwira bro we nagukaraba se akahita agiye gutyo ngo shango ndacyari wese ngo nukuri kw'Imana ngo shango nukuri ngo nta mwana mfite pe nkamwiyorera undi munsi ukurikiyeho nkaza mve nko gukaraba nkabwira bro nawe sinagujya gukaraba ngo yewe ngo shango waba undengayije nukuri ngo nta mwana mfite ejo muri none nagize amatsiko ndanje navuga man no mu bro ngomba kumwirigatira nje ngamenya ibintu ikijya mbere ni igiki nko masaa 9 z'ijoro ndabyuka fata video ndamurigata mu mugongo nubu muji arasa nabi ndanje ndamubyutsa nko masaa 10 z'ijoro nabwo bro urajya gukaraba cyangwa nagujyayo arajya yarigata ngo yewe ngo shango waba undengayije nukuri ndabwira bro nakuriga se jya gukaraba urasa nabi agira umwanda nkuriya muntu urumva ubusanga iyo turi muri bisi abameze aracyari muri abantu bakipfuna nshakwa abameze gutyo ngo ngabwa mare bro bas jirete irahenda kweri wajumba wari urumva maze iminsi ndi bize nkurikirana urukiko rwa motion anyway shout out to LGBT community members ntago ngende judgmental everything happened for a reason right maze iminsi nkurikirana urukiko rwa Moses motion urukiko rwarandyoheye ukuntu urumva wabonaga abantu bose bahuze urumva abametere bafite ibitabo binjira bajya mu rukiko yaburaniwe na metere Irene usanzwe uburanira Blues Melody ariko ukabona bose barinjira none ukabona motion yinjira yameze gutyo kwese bayo mukapo agiye kuburana hagize umuntu minebe chair please uko Moses yiri ibintu yabyoroje ukabona muri mu bitabo bareba ingingo none Moses ko remere gutyo ngo yirebera ahantu hose agiye atandukanye please hurry up urabyibushye nka Rusine ntago bizi icyo hagati y'amaguru urumva motion ukabona yemereye gutyo ngo yariturije no mushinja cyaha urumva yarabonanye aravuga ati motion wowe uri umunyabyaha wakwekana bisi hariya wizana hano ibiki n'ibiki ntabwo byashoboka none motion baravuga ngo nawe ugira icyo uvuga ngako mana ngo ese ibintu muri kubikura ako wowe ntabwo ushaka gusinga ishati urumva ukibagirwamo akantu metre ibyo si ibintu bisanzwe urabona ukuntu yago akoresha energy muri interview the bleacher the water the light the genzi the what and what urumva yagiye gukoresha yakoresheje interview Moses baraganira bamaze nk'isaha baganira yago nawe yari atwameze ngo none ukuntu yatangiye so ntago ariko yirangije yayanje avuga ngo se Moses we hari ikintu nenzaho yicaye na gutya yicaye na gutya ngo hari ikintu wenda utavuzemo hagati tugitangira cyangwa ngo ko nanjye the preacher the conqueror cyangwa kurangiza ikiganiro. Thank you guys, I love you.